Haya basi ni MC Studio Imanzi Movies bakomeje batuzanira ako bakomeje bazana ni kaka ni mumenyera umunsi kundi ni Imanzi Movies in association with Revolution Series MP Death Forest Party Sigisi. Ni igice ni cya gatandatu DMC narakubwiye ni niwe byose muri byose dutangirana na Bad Boy hamwe twasoreje Bad Boy zarimo yigorora mu ishyamba niho twongeye gutangirira musore yaranutse yararakaye gusa wibuka igikomeje kumuzana mwiri cyamba. Haya basi kuri no ncuro aracyakomeje agahigo ku ruhande hanaho haruma aratera iby'imbere twasize Dimpozi ati bikamwe na mugenzi we buri umwe aciye ukwe byaje kugenda gute rero filime iracyakomeje itangira episode ni gatandatu Imanzi Movies DMC ari gukomeje kuzanira mwibutsa yuko iwacu gahunda ni yayindi nugukururana dutezanye imbere publicité tuyigukorera duteza imbere natwe tuguteza imbere ibi ni ibicariko hey mwishyamba musoro uko yakabyutsa simbuka ibihuru n'ibikoki hano kavaga wacu Ramadhani akomeje nawe gucaho mwishyamba ibuka baramutimboye n'igikapu barakijyanye hey filime irakomeje iyi hora ari nshyashya narakubwiye nicyo usabwa ni subscribe yibushe yaringi warakoze subscribe bikongera gupyondaho sharing ahubwo abandi nabo bapyondeho abondi gupyondaho kari ubuntu kubona umutipe bamukomye akabari magenda aryama mwishyamba naburiri bubamo wapyonze tukigendera kwereka ko umuntu yazezengeye aryama habonye ibintu bibi cyane twe turacyakomeje kuba mwishyamba kumbe Dimpozi hey aragenda buyoka ntacyo numvamo ariko iri shyamba ubu riri sawa iri shyamba hey kumbe mwishyamba harabari kugenda bubu umusore sina bari uyu nazi biri kujya mbere kumbe barubu kanongere nicare ari mu rupfu ntabwo yumva ndavuga matwi hey matwi hari mu rupfu yo niyumva tu kanongere nifatira ubusingizi ibindi bizazejo araryama wabandi araryama nyamara kumpe ndani ya champagne Dimpozi ariko nta kintu numva ntacyo numva abantu bima ubu nta kintu mwanyumvira koko numvira ishyamba ntangiye gujogomera kumpe hasi hari kiri kumubibira umusore we nabyazi hey birahireka turore filime irakomeje Dimpozi wibuke n'umujura atari nibandi kabo ari we kwicara irica kaci riratera ibyuma riratera ndakurya injono kubyumve hanze nk'ububire ngoto ayibara uri kuniga abantu uri kuniga ngoto bayirimo bakunigiye umugabo hano tuza mpambona baramukomye hey musore baramukomye ngo ngwino urori nta kintu ufite bo niyo gahunda ni nta kintu bajya kumusako smartphone izi agenda nebyiri urakoze cyane umunsi wa Dimpozi ukaba urakozwe turi mu ishyamba ry'inzitane ishyamba ry'urupfu wibuka rwapfuye mu bice byashize witwaga Rose hakuno turabona umuzimu ukomeje gucaracara ishyamba tuzi Rose iwagarutse ate arange ibintu nk'ibo zabindi nde nzapfe pfuye sinzapfe ngo nsigare ku isi Rose waracyangara ku isi dore uko areba sasa mama Hogoza ari nawe mama wa Wigo aracyari mu ishyamba yavuze ko atagomba kurivamo atabonye umukobwa we umva ibyibereye mu ishyamba hari n'uwanze gupfa Rose aracyarimo ari umuzimu mama Hogoza nawe aracyari mu ishyamba si ishyamba ry'urupfu kube ariko ndabonye cyangwa bantu bima nta kintu mubanyera izina rya Yesu ntatokesheje ariko se kumenya daimoni zirimo zinzunguruka mama Hogoza kumenya daimoni zirimo zinzunguruka harya meruka gusenga ryari niba turenyerukamo ryari bahu mana wandebereye abana banje nanjye ubwanje numva ishyamba atari ryeru
umva ishyamba rirakanganye. Mama wacu yaritegereje, nta kintu mbonye. Wibuka hari igiciyeho, Rose ari kugatibika katoroshye. Ari ugushiduka umuze mu gufasha amaraka. Arahumetse nsigane mucecuru wacu. Ako ibi ni iki? Iri shyamba ko numva n'umuhumuro atari mwiza arimo arumva ibijwijwi atazi aho biri guturuka. Kumbe Rose izina rya Yesu ndayibonye cyangwa niyo ndeba cyangwa ni iyindi. Dore Rose yagarutse ari umuzimu. Abantu nk'aba igihe bapfa ntibapfe burundu. Noneho bizageze nko kuba mwishe rero sasa. Wibuke twasize Rose ari urimo amumena ibintu by'ibivutavuta kuri no curo. Ni ikibazo. Aya basi dore Rose, dore Rose yaranaryana tu. Mana yanje, ibi ni iki? Bakurambere bamba imbere. Mama abari mu bakurambere bamba imbere. Shatse Diamond irirya jabo nabanzi mwifotorezaho. Mbaye ngiye ngiye banyerekaho nibikira ibindi babyihorera. Iki uvuga ngo iki? Mbaye ngiye. Bas Rose yahindutse umuzimu mubi cyane utagira ngo uri hari n'imizimu ubona ukabona ifite nk'agafuresheri ariko uyu we wari umwanda. Amatelefone atangiye no kuyata. Ubwoba ni bwose. Episode turimo wibuke ni ya 6. Ni episode ya 6. Ni ishyamba ry'urupfu. Stoka kure. Haratumuka. Diamond iragiye nyireba mwoka byara ngo ukitumutse mwoka byara. Hayi undi rishyamba abana bundi baricamo bajyaye koko. Manda we mfasha. Ayiwe. Sindara. Umva garuka. Garuka aricyo nshaka kukubwira. Tugaruka kuri Fasile na Asina. Serious matter. Iki kibazo kiri seriye. Just come. Byiza garuka. Asoni. Come to my family. Mvure nkubwira. Ukazira umuryango wanjye nta mikino irimo. You mean Let me tell you one thing. Reka nkubwire kimwe cyo gutekereza wa mugabo. Let's settle the government that you are here. Urabizi guverinoma ntabwo irimo. Ndiro mukubizanya mu guverinoma iramenya kura. Wakwicaye ariko ngakubwira. Umva. In this case. Muri iki kirego. Njyewe just tell you the beginning. Njye ndimo ndashaka kukubwira ukuntu ibintu byatangiye. Ijana ku ijana. Hari ikintu utarimo uratekereza ku bari bashe kuba barya neza ruswa. Njye nubwo ndimo nyitirirwa mwe ntabwo mubizi. Ikirego cyashyizwe ku mutwe wanjye. Ariko hari umugabo wawe uwo mwe wita so urumva? Ariko sha umugabo wawe wita Daddy uramuzi? Umva ni uri kwibi byose. Uwo ni uhagarara ibi byose. None njye nkomeje kurya imyumbati sha. Mwe murya imiceri. Mama Hello. Wigo. Mbabarira unsange hahandi nsize. Nuko banguka unsanga unsize mwana wa. Umva banguka. Banguka rwose. Mama yagagaye. So you tell the government that nyanyanyanya. Ngaho rero umva ngubwo mugiye kubwira guverinoma rero ngo nyanyanyanya ngo narariye. Muri ubikodi mwebwe narwo mutekereza. Asoni. Ndimo hano mbaye nkuri mu buvumo. We am living. Mwebwe muri aho muriho. I expose. Umva babwira. Ndamutse so ukuri. And let me go. Umva reka njembe nje ahubwo. Ugiye ukuri nzakuroncingira. Muzamenye ibyari byo. Njyewe Asoni. Muzamenya twigarukira kuno kuri Wigo. Mama arahamagaye ihungu rye riza ryiruka. Mama yuko ibimubayeho ahuye na Diamond igendesha amaguru. Niyari no kugapikipikisha yagendaga n'amaguru Diamond. Wigo avayo umusore wacu shaharimo n'ukine. Mubwira nukeneye n'abakinnyi nabo turabafite nk'abo b'inkorokoro. DMC we yarabyiyemeje. Mva mwana wa Wigo. N'amaso yanjye kabisa. Mbonye shitani irimo itambuka mwiri cyamba. Ndabizi yuko kimwe cy'ikari igihunga cyo kwabuza mushiki wawe. Mama ukomeje guhungabana rero kuko wabuze umwana. Ndagusezeranya yuko umva rero mu minsi mike cyane ndabamuka. Mu
mu minsi mike ndamugaruka mfasha ujye mu rugo utuze wetaha mu rugo utuze ubundi akazi nkakore tu erega abana kuri gasura uyu yasigaye abyibazaho uyu mugabo ndamufasha uyu nguyu rwose ndabona ashobora kugambanira igihugu cyanjye ariko sinzi icyo ubu nakora ese iki umuryango wanjye wo bimeze bitera mfite kuba seriye nkamenya neza ariko tu ndimo ndibaza ari kwibaza gusa ibyo yibazamo numbaza nta wundi wabyemera atabibonye ngiye ko ntazigera nsohoka muri iri shyamba mama yakaniye ntabonye umukobwa ishyamba sindi ivamo nubwo abazimu batangiye kunera wa mwana we ntibituma ndisohokamo ntabonye nubwo biri kunkanga ntabwo bituma nsohoka nabonye umukobwa wanjye wa cyano urumva shaka mushiki wawe mama zanakomeza ngucungira hafi nta kintu cyongeraho gukanga nuko kurebera hafi ndeba nibindi sibyo ndagaruka mu maso yawe nzanye n'umuvandimwe wanjye kabisa mushiki w'umuntu wigo yariyemeje gusebukana n'aka kanya twashize mushiki watibitse nituzi ngo byahereye he episode iracyari 6 dukomeje twasize umwana w'umukobwa acitse twigarukira hakuno kuri Sunny P na Ricky baracyashaka ibag turi kugenda turi guca turimo turagenda umva wa wewe turagiye ibabiri wewe Sunny P ariko wewe Sunny P mbona iko nakimbia ko mbona uri kwirukanga kati kiko tunaenda tu usichoke unasikia wewe nuruhe turacyaje ibage banayibebea pale utaona ibage banayibebea pale utaona urumva ibage bayijyana aho hirya uri buharebe urumva hii forest ni ya mubaya iri shamba ni ribi cyane hii forest ni ya mubaya biga wanataka kunyeua abantu bashatse kunyica urumva wowe forest ni mubaya sana iskayirikira kwigarukira hakuno kuri wigo yasezeranyije yuko mushiki wagomba mubone byanze bikunze kumbe arimo atambuka Ricky acaho na mugenzi we kumbe bari kugenda kumbe wigwa abonye umuhigo Rose nawe kuri ino ncuro niyoroshye muzimu we komeje gukataza nyamara ibintu nk'ibi bitangira baniga umuntu bikarangira no gusinzira byanze impamvu amaraso y'umuntu ndugu yangu nayi nkoko araguhaga amankanswe ay'umuntu ibuke baramukebanyije arimo yisoromera udukwi yitahiriza udukwi mu shyamba kubarebye ibice bya mbere murabyibuka ubaye utarabirebye subira inyuma wowe icyupa ni sharing gusa subuscribe nayo pyondeko kumbe hakuno hari maribu ku buryo yamugubanyijemo namara kwica umuntu nakeza kabyo yumva amajwi aragarutse araje mwene Rwabusoro arangarukiye araje amajwi mu ishyamba ibaze kurara wumva ibintu nk'ibyo bijwigira mu matwi yawe marumvise ko afite ibyuma gusa nta kintu byamufasha ubuzima arimo aramwumva kuko umwana w'umukobwa yahagurutse twarabibonye garukiye umugabo wamukuye mu buzima ngaho nyumviritse ko mwizo ngizo umbwire ngo wabaho mama we niyo mpamvu mu gitondo dupiga irya data wa twese uri mu ijuru ngo ubwami bwawe buze ibindi wiyongerereho utari kubise menya ngo urahura n'umwaka kumbe yuko umwana w'umukobwa Rose wamugaruye mu buzima hari uwamusutseho ibintu ubwo yageraga ku murambo we umugabo arimo aramukontorora umugabo ari gukontorora umudamu hano dore uko umugabo arimo kontorora muri Rose ibyo Rose arimo arareba umugabo hano nawe arimo arabireba mama we imbaraga ziraha nk'ibi Imana ijye birinda abantu birakatsindwa n'Imana ikintu kigukagira kikagushika ukuntu yarapfuye ariko kirimo kirakoresha ubugingo bwe Rose arumva arije yashawe n'agateka muri imbere arumva dore sha arumva yagaterura akakubita hasi Rose wabo nimuhure nawe namwe murebe iyo filime mutokeshe mutitoka
ari ukudatokera mukiraranira na Rose nge nabanje Nyagasani nabanje Imana kumva umugabo shari mara mu control disi wibuke ni nawe musutse y'ibivutavuta ubwo yamugeragaho bwa mbere tutamenye yashakaga kugera kuki na nino ncuro aracyamugenda mu bwonko twigarukira ku ruhande hano Wigo yiyemeje gucyura mushiki we nagava mu ishyamba atamubonye yasezeranije mama yuko agomba mwereke umukobwa we nta bintu byinshi biraherera hirero katurori ni DMC mu Manzi Movies bakomeje batuzanira wibuka yuko ukeneye gukora publicity ibyo byose turabikora ukeneye gukinisha film nabyo turabikora umva kadage we gusanza aha Shenzi mva bro mva wangu shaka igisubizo kimwe gusa ubumara bwanjye buraboneka cyane ntabwo buboneka igisubizo ni kimwe gusa ubumara bwanjye buraboneka cyane umva mwana boro yawe bayitwaye boro bayijanye wangu kunuramo kukinye n'umuzigo wanjye gutukina n'umuzigo wanjye mwana ahita musha kiwanani yanjye nta soni subone imbere na mbere abantu bakwatatse hari isura baba yibukamo basi byibuse ibuko ko bari bambaye se yegora ubumara bwawe nari nabuzanye ubumara njye narabuzanye mwana ngeze muri ishyamba ngo ngere mu ishyamba hamwe wambwiye tugomba guhurira aho wambwiye tugomba guhurira urabyumva murambushe bangubisa mbushe ariko mwana umuzigo wawe uwa utwaye simuzi twahuriye muri iri shyamba twahuriye muri iri shyamba umuniga umwe arambwira ngo iri shyamba ngo ririmo abantu babi ntabwo nabyitaye kuko ibyo sinabyitaye kuko nari nzi ko ari kandi uri kibambo nka Vigo nyine urumva sawa noneho nizere ko uwo muntu kimwibuka uwo muntu umwibuka isura wibeshye wayibagirwa kandi wabibonye murabyibuka ni Kongomani wacu n'ibiswahili byinshi wewe unaenda wapi hii shamba liko Mubaya reka bakunyatireza hirwa rero tuzeba babiyerera Wigo yarakaye ubumara bwe baramujyana none se uransize ngwiki ngezane uransize uraza nuzase vayo cyangwa urorere hasoni ngo ndagusize birandeba izane cyangwa urorere nandira ishyamba se shaka urimo ababayana amajosi bayamaze bikano barabigubanyije ubusa ndasotara turakomeza dukomeje kwibera ishyamba ni ishyamba ry'urupfu ishyamba ritari ryizabe na gato kuri uru ruhande hari urimo aragenda dore hogoza twabuze dore hogoza iminsi maze turimo tumuhigo wibuke twahirutse yirukanka acitse cyari cyamuteruye cyamujyanaga mu ijoro yaratibitse hogoza turimo dushaka amanywa nijoro ndabona ntacyabaye gusa isamba arimo n'iry'urupfu kandi mama aramushaka nazarivamo atamubonye Wigo musaza we nawe aramukeneye birahereraye katurore Mana yo mu ijuru uragira urengera inama zawe acaho gake kumpe ntacyo mbonye yewe mu gatsindwa n'Imana yahuye na Rose Rose yararakaye wicikwa episode ikurikira biragenda gute iri shyamba ko mbona rikomeje kuba imbogo biraherera hehe ni DMC studio ikomeje tuzanira Manzi Movies ikomeje gushyira mu mutaye kugira filime ya 5 mwibutse yuko iwacu dukeneye ni DMC yiteguye kugufasha muri byose ari ukubera producer ari ukubera director Manzi Movies urabona ko ibana executive producer urumva ni Manzi Movies DMC arandika ibintu byose agakora juste dukomeza tumushimira cyane nyiri nkuru ni DMC nawe ugura byumva nyine inkuru iracyakomereje ku nkuru itararangira nyine urumva izarangira byose byageze finally abo bose turabashimiye bakomeje kudufasha rero tugira tutumuhate wanyu si ubusa mukomeze mushyiremo ingufu mwitabira wowe ureba ni subscribe sharing ibindi tuzirwariza